Abantu bakunda kunguka byinshi no gushaka kumenya buri gihe iyo bumvise ikintu gishya baba bashaka gusobanukirwa cyane byimbitse. Israel cyangwa Isiraheli, igihugu kizwi n'abantu benshi ku buryo n'umuntu utaragize amahirwe yo kugera mu ishuri ashobora kuba hari amateka menshi azi kuri iki gihugu atandukanye. Igihugu cya Israel gifite amateka yihariye ku buryo hari igihe gisa nkaho cyari cyaravuye ku ikarita y'isi. Uyu munsi cyayoboye ku buryo gishobora gufasha ibindi bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Umunsi hari ibyo bagambiriye kubona dore ko hari n'ibindi byinshi bagezeho hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu nifuza ko tumenya iki gihugu mu buryo bwuzuye. Ibaza igihugu gitangaje utyo. Uyu munsi abaturage ba Isiraheli ni 8,857,643 nk'uko byatangajwe kuwa gatanu Ukuboza kwa 31 mwaka wa 2021. Mu mwaka wa 2020 abaturage b'iki gihugu bari 8,855,535. Iki gihugu gifite 0.11% ku baturage bagize isi. Nk'uko bigaragazwa 93.2% by'abaturage b'iki gihugu batuye mu mijyi. Dore imijyi ituwe cyane, uwa mbere ni Yerusalemu, utuwe n'abaturage 801. Umujyi wa kabiri ni Tel Aviv, utuwe n'abaturage 432,892. Ukurikiyeho ni West Jerusalem, Yerusalemu y'Iburengerazuba. Uyu mujyi utuwe n'ibihumbi 400. Turamenya byinshi mu ngeri zitandukanye. Twarebera hamwe n'ibintu birenga 10 wamenya kuri iki gihugu by'ingenzi cyane. Abenshi baratungurwa na bimwe muri Isiraheli. Sinkubeshye uratungurwa pe. Temberana nanjye Isiraheli. This country has that highly skilled workforce which is muri iki gihugu hari abantu benshi bafite ubushobozi bwo gukora mu ngeri zitandukanye, bityo bikabyara inyungu. Tuvuze ku burezi, muri iki gihugu abantu benshi barize ku rwego rwo hejuru. Umuntu wese wo muri Isiraheli azi ko nta kintu giciriritse kitakugeza ku ntsinzi. Iki gihugu kandi nicyo gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati gifite imibereho myiza kandi ni icya gatatu muri Aziya, which in Middle East has been counted as that highest ranking, having best standard of living and third highest in Asia. Kurikirana iki kiganiro nitwa Jean Bosco Niyonteze. Byadufasha cyane tubanje kumenya bike ku Bayahudi. Amateka y'Abayahudi ni ayahe? Tega amatwi rero. Amateka agaragara y'abantu babayeho ku isi kera cyane n'Abayahudi barimo. Amateka yose kuba yanditswe muri Bibiliya yanditswe no mu bindi bitabo by'amateka bitandukanye wasanga kuri iyi si. Bishobora kuba byoroshye kubona amateka afite ibimenyetso mu buryo bworoshye ku byerekeye Abayahudi kurusha irindi shyanga. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze byinshi kuri Aburahamu, harimo no kuba ari sekuruza wabo, ndavuga Abayahudi. Twavuga ko ari we giti cyakomotsweho n'ubu bwoko bw'Abayahudi. Twarebeye hamwe uburyo Abayahudi bose bakomoka kuri Aburahamu wabayeho mu myaka 2000 mbere y'uko Yesu avuka. Ibi si byo Bibiliya ivuga gusa, ahubwo hari amasezerano yakoranye n'umwami w'i Babuloni agana mu mwaka wa 1950 mbere y'uko Yesu avuka. Amateka agaragaza urubyaro rwe rwabaye abacakara muri Egiputa nyuma y'uko Yosefu yari amaze gupfa. Mu gihe cya Mose, Isiraheli yabaye ishyanga riri munsi y'Imana. Mose yari abantu ba Isiraheli ubwo yari hamaze kuba icyago cyo kuhanyura, ari byo twita Pasika. Ubundi Pasika ari byo Passover mu ndimi z'amahanga bivuze kuhanyura. Icyo gihe Abisiraheli basize amaraso ku nkomanizo z'inzu zabo kugira ngo uze kwica abana b'imfura nabona ayo maraso ahanyure. Urumva ko ari Passover, kuhaca. Uyu Mose niwe wanditse igitabo cya Torah kandi niwe wabahanuriye imigisha bazagira n'ibitondera amategeko y'Imana. Ariko hari n'imivumo bagombaga guhura nayo igihe bakoze ibyo babujijwe. Uyu mugisha ni imivumo byakurikiranye iki gihugu nyuma ya Mose, ndavuga Mose amajije gupfa. Kuva kuri Mose kugera kuri Dawidi nubwo hari undi mwami wayoboye imbere ye ari we Sawuli, ariko utavugwa cyane. Icyo gihe habaga kuri ubu butaka bwa Isiraheli nta Yerusalemu yari ihari ndetse nta n'umwami wari uhari. Birumvikana ko bayoborwaga n'Imana gusa. Mu myaka amajana Abisiraheli bari ku butaka bwabo nta mwami ndetse nta murwa mukuru wa Yerusalemu wari uhari icyo gihe. Hagana mu mwaka w'igihumbi kimwe mbere y'uko Yesu avuka nibwo Dawidi yaba yarahinduye ibyo. Birumvikanisha yuko uyu mwami Dawidi waba ari we warashizeho uyu murwa Yerusalemu akawuhindura n'umurwa mukuru. Dawidi niwe wafashe Yerusalemu ahindura umurwa mukuru ndetse niwe wahereweho n'ingoma itarahangutse. Uyu mwami niwe wakiriye isezerano ko Mesiya azaza. Kuva ubwo Abayahudi batangiye gutegereza uwo Mesiya.
umuhungu wa Dawidi Salomo niwe waje kubaka inzu ya mbere y'abayahudi yo gusengeramo i Yerusalemu. Reka tuvuge gato ku mateka ya Israheli mu gihe cya Dawidi na Salomo. Uko amateka bigaragaza, Imana yasezeranyije Aburahamu kuzahura urubyaro rw'igihugu cyiza kandi kinini, uhereye ku ruzi rwa Egiputi ukageza ku ruzi Ufurate. Uhereye igihe Yosuwa yinjiye muri Kanani, habanje guhita ibinyejana bigera kuri 4 mbere y'uko igihugu cy'isezerano kigera kuri izo mbibi. Umwami Dawidi yaje kwigarurira ubwami bw'Abarabu bwa Soba bwageraga kuri Ufurate mu majyaruguru ya Siriya. Dawidi amaze kunesha Abafilisitiya mu majyepfo, yaje kugeza urubibi rw'igihugu mu Misiri. Ubwo rero Salomo yategekaga igihugu uhereye kuri rwa ruzi Ufurate ukageza ku gihugu cy'Abafilisitiya no ku rugabano rwa Egiputa. Icyakora igihugu Isirayeli yari ituyemo cyari kivugwaho ko cyageraga i Dani kikagera i Berisheba. Umwami Salomo yaje gusuzugura Imana, yirundanyiriza amagare n'amafarashi. Hari imihanda myinshi ayo mafarashi n'amagare bye byagenderagamo. Hari imihanda mike gusa tuzi aho yanyuraga, urugero nk'inzira iva i Beteli ikajya i Shekemu, ihuse n'i Lebona. Hari igitabo kigira kiti ikibazo cya mbere cy'ingutu abantu bahura nacyo iyo bagerageza gukora ubushakashatsi ku mihanda yo muri Israheli ya kera, nuko basanga nta bimenyetso bikiriho byaba bigaragaza neza aho imihanda yo mu gihe cy'isezerano rya kera yanyuraga, kuko icyo gihe nta kaburimbo yari ihari. The roads and highways of ancient Israel. Icyakora imiterere y'utuye n'ibintu bigenda bitabururwa mu matongo y'imidugudu ya kera bigaragaza aho imyinshi muri iyo mihanda yanyuraga. Akenshi aho imihanda yabaga inyura niho n'ingabo zanyuraga. Iyo Abafilisitiya bateraga Israheli, bahagurukaga i Koroni bagahanganira mu karere kari hagati y'Isoko na Azeka. Ingabo za Sawuli zigeze kuharwanira n'Abafilisitiya mu kibaya cya Ela. Dawidi amaze kwica Goliyati, Abafilisitiya barahunze basubira i Gati n'i Koroni, naho Dawidi we asubira i Yerusalemu. Imidugudu ya Lakishi D10 na Betishemeshi D9 yari yubatse ku mihanda yambukiranyaga akarere ka Shefera ikagera mu misozi y'Uyedaya. Kubw'ibyo iyo midugudu yari ingenzi cyane ku Bisiraheli, kuko yabafashaga gukumira abanzi babo bashoboraga guca mu nzira yo ku nyanja ashaka kwinjira hagati mu gihugu. Iki gihugu cyagize umugisha cyane kandi cyari gifite imbaraga nyinshi muri sosiyete, mu muco no mu rusengero rwabo. Tanaka isobanura uburyo ubwo bwami bwaje kwigabanyamo kabiri. Abahanuzi benshi baribukije ko umujinya w'Imana uzabazaho nibadahinduka nk'uko Mose yabivuze. Cyaje nuko babyirengagije. Reka turebere hamwe bwa mbere Abayahudi bajyanwa nk'iminyago i Babuloni. Ni muri 600 mbere ya Yesu ya mivumo yabajeho. Iyo twabonye bari barahanuriwe kizabageraho nibatatira igihango. Nebukadinezari yari umwami wa Babuloni kandi yaje nk'uko Mose yarababwiye nko mu myaka 900 mbere y'uko biba. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanditswe na Mose cyitwa Gutegeka kwa kabiri ibice 28-49 kujya ku 52. Hagira hati Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi, riza nk'uko ikizu kiguruka, ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo, ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abashaje, ritazababarira abana. Bazarya abana b'amatungo yawe n'iminyago yo ku butaka bwawe bageze aho uzarimbukira, kandi ntibazagusigira imyaka y'impeke cyangwa vino cyangwa amavuta ya elayo cyangwa kororoka kw'inka zawe cyangwa kw'imikumbi yawe, bageze aho bazakurimburira. Bazagota imidugudu yawe yose kugeza inkike z'amabuye zawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zizariduka. Bazasakiza imidugudu yawe yose yo mu gihugu cyawe cyose Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye. Uyu Nebukadinezari yatsinze Yerusalemu arayitwika, asenya urusengero rwari rwarubatswe na Salomo. Kandi Abisirayeli bose bajyanwe nk'imbohe bahungiye i Babuloni. Ibyo byasohoje ubuhanuzi bwa Mose. Imyaka igera kuri 70 Isirayeli yari mu bunyago. Byumvikana ko yari hanze y'ubutaka bwasezeranyijwe sekuruza wa Aburahamu. Reka turebe gato Isirayeli iva mu bunyage bwa Irani mu Baperishiyans. Umwami wa Perishiyani Cyrus yatsinze Babuloni, hanyuma ahinduka umunyembaraga wavuga ko yari yiyeguriye. Uyu niwe wemerera Abayahudi kugaruka ku butaka bwabo. Icyo gihe nubwo basubiye ku butaka bwabo, ariko ntibe bakigenga kuko bahindutse imwe mu ntara y'Abaperishiyani. Mu myaka 200 Abayuda bongeye kubaka urusengero, ndetse uwo murwa wa Yerusalemu wongewe kubakwa.
Iki gihe nicyo cyabayemo na Esiteri, Ezra na Nehemiya. Igihe cy'Abagiriki iki gihugu cyari kimeze giti. Alexander yatsinze ubwami bwa Persian. Byumvikana ko iyi ntara yigaruriwe n'Abagiriki indi myaka 200. Naho se mu gihe cy'Abaroma byayimeze biti? Igihe cyarageze Abaroma baza kugira imbaraga zibemerera kuba hejuru y'isi. Twavuga ko batwaye isi. Iki gihe nacyo Abisiraheli bayobowe n'Abaroma baba intara yabo. Iki ni nacyo gihe Yesu yavutsemo, nicyo yajemo. Ibi bishobora kuba impamvu ubona Abaroma na guverinoma yabo isa n'iganje mu isezerano rishya muri Bibiliya. Abaroma bari hejuru y'andi mahanga. Ntitwakwemeza kuvuga inshuro ya kabiri Abisiraheli bajyanwe bunyago n'Abaroma. Kuva igihe ab'i Babuloni banyagaga Isiraheli bakayiyobora ahagana muri 600 mbere ya Yesu kugeza aho tugeze tuvuga amateka, ntibari bakongeye kwigenga nk'uko byari bimeze bayoborwa na Dawidi. Bayoborwaga n'abandi bami bo mu yandi moko. Urwango rwarazamutse bikomeye ubwo Abisiraheli basaga n'abarambiwe gutegekwa, bityo barwana n'Abaroma. Bumvikana ko Abisiraheli bemeje kurwanya Abaroma. Abaroma baraje basenya Yerusalemu muri 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu, batwika urusengero rwa kabiri rwari rwarubatswe. Ikindi Abaroma bakoze ni ukwirukana Abisiraheli nk'abacakara babatwara bunyago. Kuva icyo gihe Isiraheli yaratataniye mu isi yose. Mu mwaka wa 135 nyuma ya Yesu, Isiraheli yangiwe kuba ku butaka bwayo. Abaroma bita Judea, Syria, Palestina, ariho hitwa Palestina, kandi Yerusalemu yasenywe muri 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu, ubwo Isiraheli atatana. Nyuma y'uko Abaroma bashenye Yerusalemu na Isiraheli birumvikana icyo gihugu, bakanahatira bene gihugu guhunga. Abaroma kandi nibo bahimbye izina Palestina. Twihutishije amateka maremare. Abayisiraheli bakwiye mu isi yose, mu bihugu cyane cyane byo mu Burayi. Bamaze imyaka ikabakaba 2,000 batagira igihugu. Iyaba ari nayo mpamvu babayeho imyaka irenga 2,000 mu mahanga, ariko batemerwa nk'abari ku butaka bwabo. Hamwe na hamwe baratotezwaga. Ntawatinya kuvuga ko umuvumo Mose yavuze ko utabasohoyeho. Mu gitabo cya Mose cyitwa Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 28-35 yagize ati: kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona, ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe, ariko Uwiteka azaguherayo umutima uhinda umushitsi n'amaso aremba n'umutima wonze. Iyi mivumo yose ituma abantu bibaza impamvu Imana yakoreye ibi byose abari batuye kuri ubu butaka bwa Isiraheli. Bibaza impamvu y'ubu burakari bukomeye. Igisubizo n'ubundi wagisanga muri kino gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri cyanditswe na Mose, ibice 29-24-25. Iki gihugu bavuga ko cyavutse ubwa kabiri ntihabeshye, kuko niko kuri. Dore kuvuka kwa kabiri kwa Isiraheli hari ibimenyetso bitandukanye ku bantu bigaragaje ubwabo nk'Abayuda nyuma y'imyaka myinshi. Nubwo batotejwe basa nk'abatagira iwabo, ariko amagambo ya nyuma ya Mose muri Torah yari yanditswe mu myaka 3500 ishize yaje kuba impamo. Mwaka wa 1948 binyuze muri UN hongeye kuvuka igihugu cya Isiraheli nk'uko byanditswe na Mose. Abantu ntibifuza ko watera imbere. Iki gihugu cyamaze igihe kitagira aho kiba bwite ngo hitwa habo. Igihe bari bahabonye, dore ko byagenze. Byagenze bite? Iki gihugu ntikishimiwe n'ibihugu byinshi, kuko mu mwaka wa 1948 ibihugu byari bikizengurutse byarakirwanyije. Mu mwaka wa 1956 no mu mwaka wa 1937 intambara yarakomeje, ndetse byongeye intambara yabaye mu mwaka wa 1973. Isiraheli yaciye mu bihe bikomeye cyane, kuko ibihugu bitanu byayirwanyije icyarimwe. Si ibyo gusa, kuko habaye ibitero bitandukanye by'iterabwoba ku kino gihugu cya Isiraheli. Mu mwaka wa 1937 Isiraheli yigaruriye Yerusalemu, kandi mu mateka tubona ko Yerusalemu yagizwe umurwa mukuru na Dawidi mu myaka 3000 ishize. Uyu munsi Isiraheli nayo ibarirwa ku ikarita y'isi. Nirwo rubyaro rwa Aburahamu rwasezeranijwe ngo butaka bariho. Uyu munsi yabonye ubwigenge. Nyuma y'icyahawe izina rya Holocaust, genocide yakorewe Abayahudi, cyahitanye Abayahudi miliyoni 6 mu ntambara ya kabiri y'isi mu mwaka wa 1948. Igihugu cya Isiraheli cyongeye kubaho nyuma y'iyi myaka igera ku 2000 batagira igihugu. Isiraheli byayisabye guca mu ntambara nyinshi kugira ngo yongere kubaho, cyane ko igihugu cyahoze ari icyabo cyari kimaze imyaka yose cyarigaruriwe n'Abarabu ndetse cyitwa Palestina. Imwe muri izo ntambara ntiyamenyekanye nka War of 6 Days
intambara y'iminsi 6, intambara yituye Kipuri n'izindi. Ibitabo bitandukanye harimo na Bibiliya hari icyo byaba bivuga kuri ibi ngibi tubona uyu munsi, aho Yerusalemu kuba umurwa mukuru wa Isiraheli bihangayikishije ibihugu byinshi ngo hafi ya byose ku isi. Igitabo cy'umuhanuzi Zakariya igice cya 12, ushaka kumva neza wasoma igice cyose, ariko turagerageza kwifashisha imwe mu mirongo y'icyo gice. Umurongo wa 3, Bibiliya igira iti, uwo munsi Yerusalemu nzahahindura ibuye riremerera amahanga yose, abazabyikorera bose bazakomereka cyane, kandi amahanga yose yo ku isi azateranira kuharwanya. Shingiye kuri uwo murongo, mu minsi mike ishize nyuma y'uko umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko kubw'inyungu za Amerika yemeye Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Israel ndetse na ambasade ya Amerika ikimuka ikava i Tel Aviv ikaza Yerusalemu. Ibyo byahagaritse imitima y'abatuye isi yose, by'umwihariko ibihugu by'Abarabu, ku buryo ibihugu 59 by'Abarabu byakoze inama yo kurwanya byivuye inyuma icyo cyemezo cya Trump. Ibi byabihuriye hehe n'ibihe bibanziriza by'imperuka y'isi? Ikindi wamenya, nubwo iki cyemezo ari Trump wagifashe, ariko kuva mu mwaka w'1991 Perezida Bill Clinton, George W. Bush ndetse na Barack Obama bose bajyaga bemeza ko Yerusalemu izakomeza kuba umurwa mukuru wa Israel, ariko ntibigeze basohora itangazo ryemeza nk'ibyo Perezida Trump yakoze. Twagarutse ku ntambara zitandukanye zarwanywe n'iki gihugu. Ntabwo twareka kuvuga ko kino gihugu gifite igisirikare gikomeye. Reka tugaruke gato ku ntambara zimwe na zimwe. Kwa 22 Gicurasi mu mwaka w'2018, BBC yatangaje ko umukuru w'igisirikare kirwanira mu kirere cya Israel yavuze ko igihugu cye cyabaye icya mbere mu gukoresha indege igezweho y'intambara yakozwe n'Abanyamerika itabonwa n'ibyuma bya radar yitwa F-35. General Major Amikam Nokim yavuze ko Israel ikoresha mu burasirazuba bwo hagati indege z'intambara zakozwe n'Abanyamerika. Izi ndege ngo zimaze kugaba ibitero 2 ku birindiro bitandukanye. Byerekanye amafoto y'indege yagurukaga hejuru y'ikirere cy'umurwa mukuru wa Libani, maze yemeza ko yagize uruhare mu bitero byagabwe muri Syria. Umunyamakuru wa BBC uri mu burasirazuba bwo hagati yatangaje ko kubona Israel ivuga ko yakoresheje iyi ndege mbere y'uko Abanyamerika ubwabo bayikoresha ari ugushaka kwereka Iran ko ifite igisirikare gikomeye. Israel ibona ko ibikorwa bya Iran muri Syria bibangamiye umutekano wayo. Iki gihugu ntabwo kireba cyonyine, ahubwo cyubaka n'umubano mu bihugu bitandukanye. Reka rero turebe gato ku mikoranire n'ibindi bihugu. Nubwo iki gihugu cya Israel gifite igice kinini cy'ubutayu, ariko kiri mu bihugu bitanga umusaruro mwinshi. Iki gihugu cyemeye gufasha u Rwanda muri bimwe Israel ifasha mu Rwanda, harimo ibikorwa by'ubuhinzi buteye imbere, guteza imbere ikoranabuhanga, mu guhanga udushya no kohereza abadiplomate b'u Rwanda kugenderera Israel badasabwa viza. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu masezerano abayobozi b'ibihugu byombi bashizeho umukono ubwo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasuraga u Rwanda. Tukivuga ku Rwanda na Israel, ntitwareka kuvuga ibyo Israel ihuriyeho n'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ubwo yari mu Rwanda agasura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bigarutseho bimwe igihugu cy'u Rwanda ruhuriyeho n'igihugu cye. Yagize ati, dutewe agahinda cyane n'ibyo tubonye muri uru rwibutso rw'abazize amwe mu mahano akomeye yabaye mu mateka ya muntu. Bitwibukije ko iki gihugu n'icyacu bihujwe n'amateka mabi ya Jenoside yabaye ku baturage bacu. Ikiganiro abayobozi bombi bagiranye bumvikana ko ari Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu bagiranye n'abanyamakuru kibanze cyane ku mateka asharira ya Jenoside ahuriweho n'ibihugu byombi. Si ibyo gusa, ahubwo Israel iza mu bya mbere bifasha u Rwanda mu bya gisirikare. Kuki Yerusalemu itemewe mu buryo bworoshye nk'umurwa mukuru? Igihe Amerika yowe Donald Trump yatangarije perezidansi y'iki gihugu White House ko kubera inyungu za Amerika ndetse n'iz'isi muri rusange Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wa Israel. Icyo gihe kandi nibwo Donald Trump yatangaje ko ambasade ya Amerika igiye guhita iva mu mujyi wa Tel Aviv wari usanzwe ari umurwa mukuru wa Israel ikimukira mu murwa mukuru mushya wa Yerusalemu. Ibyo byitezweho byinshi byiza. Kuba Yerusalemu yemewe nk'umurwa mukuru ni intsinzi ikomeye kuri iki gihugu, kuko byashoboraga kugabanya amakimbirane ya Israel na Palestine zahoraga mu ntambara zipfa ako gace.
ubu butaka buzwi nk'ubutaka butagatifu burwanirwa n'impande zose. Ku wa gatanu Ukwakira 2017 Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yavuze ko ikibazo cya Yerusalemu ari umurongo utukura ku bayisilamu. Yavuze ko ikibazo cya Yerusalemu gishobora gutuma igihugu cye gicana umubano na Israel. Mu kiganiro yajyanye na Perezida Donald Trump kuri telefoni, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yamusabye kudafata icyo cyemezo. Nabil Shati, umwe mu bategetsi bakuru b'Abanyapalestina, yavuze ko Perezida Trump nafata icyo cyemezo bizahungabanya inzira zose zatuma Amerika iba umuhuza utabogamye mu mugambi w'amahoro wo mu burasirazuba bwo hagati. Palestina ndetse na Israel bimaze imyaka myinshi birwanira ubu butaka. Palestina itemera ko hari ubwa Israel ariko bikarangira nta muti ubonetse. Umutwe w'abarwanyi ugendera ku mahame ya Kisilamu wa Hamas wakunze kugaragara cyane mu ntambara hagati ya Israel na Palestina barwanira ubutaka bita butagatifu bwa Yerusalemu. Mu gihe kigera ku kinyejana Abarabu n'Abayahudi barwaniraga ubutaka bwera Yerusalemu. Ibyo byababaje bari muri aya madini atatu ariyo aba mu idini rya Judaism, Abakristo n'Abayisilamu. Aha niho politiki n'iyobokamana bihurira. Ayo madini ahuza umujyi n'imyizerere yabo shingiro. Reka tugaruke gato ku bantu bamwe bayoboye Israel. Nk'uko twabigarutseho, hari abantu benshi bayoboye iki gihugu ariko cyamaze igihe kirekire, birumvikana ko cyari gikoronejwe. Reka duhere kuri uyu mwami wa mbere witwa Sawuli, wabaye hagana mu mwaka w'1979 no mu mwaka w'1007 imbere ya Yesu. Umwami Dawidi wabaye hagana mu mwaka w'1004 no muri 970 imbere ya Yesu, niwe wagize Yerusalemu umurwa mukuru. Undi mwami ni Salomoni, kwikirwa na Rehobowamu. Aha hantu haca umurongo. Nyuma ya Rehobowamu, uyu mwami Rehobowamu niwe wayoboye imyaka 3, hanyuma ubwami bukigabanyamo ibice bibiri. Igice cya Isirayeli cy'amajyaruguru kikayoborwa nawe, hanyuma Isirayeli y'amajyepfo ikayoborwa n'inzu ya Dawidi, ndetse Isirayeli y'amajyepfo yagumanye umurwa mukuru wa Yerusalemu. Urundi rutonde rukurikiraho rugaragaza abami ba Yudaya na Samariya. Umwami Rehobowamu yaratanze asanga ba sekuruza, ahambwa hamwe nawe mu murwa wa Dawidi, kandi nyina yitwaga Nama, umwamonikazi, maze umuhungu we Abiyamu yima ingoma. Uyu mwami Abiyamu yabayeho ahagana mu mwaka w'1915 no muri 913 mbere ya Yesu. Haje undi mwami witwa Asa, umwami Jehoshafati, umwami Yoramu n'abandi benshi batandukanye. Ubwa mbere se yayobowe n'abyitwa Persian. Igihe Abayuda bemererwa kuruka mu gihugu cyabo nk'uko twavuze ruguru, baje bayobowe na Zerubabeli, maze abayobora imyaka 2. Ni mu myaka yo hagati ya 538 na 520 intebe ya Dawidi yongeye kubona uyicaraho nk'uko byari bimeze mbere. Nubwo kino gihe byari bimeze nabi, yabonye amahirwe yo gusubira ku ntebe y'ubwami. Nehemiya igitabo cyanamwitiriwe yageze Yerusalemu mu mwaka wa 445. Abaguverineri wa Judaya ashizweho na Artaxerxes mu mwaka w'1917 1948, ngo tukuvuga mbere yuko Yesu avuka, nibwo hagiyeho inama y'igihugu y'Abayahudi. Mu mwaka w'1917 kujya mu mwaka w'1948 nibwo hagiyeho inama y'igihugu cy'Abayahudi. Bamwe mu batowe harimo Yaakov Ton hagati y'imyaka y'1917 n'umwaka w'1920, kandi mu mwaka w'1939 hatowe Pinhas Rutenberg abaceyamani, hanyuma na Benizivi abaperezida. Yayoboye kugeza apfuye mu mwaka w'1942. Kuva mu mwaka w'1948 Israel yabaye igihugu cyemewe kugeza uyu munsi. Ababaye abaminisitiri b'intebe, uwambaye yitwa David Ben Gurion, Moshe Sharet, Levi Eshkol, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Ehud Baraka, Ariel Sharon, Ehud Olmert, Naftali Bennett. Kugeza ubu ngubu ni minisitiri w'intebe. Tugaruke gato ku bijyanye n'imyemerere muri kino gihugu cya Israel. Iki gihugu gito nubwo atari cyo gito kurusha ibindi byose ku isi. Iki gihugu ntitwareka kuvuga yuko imyemerere yose ishingiye kuri icyo gihugu uyu munsi ubona mu Bayahudi, ariko siko byari bimeze mu myaka yo hambere. Ni ukuvuga ko baga ku butaka butasezeranijwe.
Ku bakristo Isiraheli ni ubutaka bwera kuko ariho Yezu yavukiye kandi aranahabambwa. Ku bayisilamu Yerusalemu n'umuhanuzi Muhammad yazamuriwe mu ijuru. Nubwo iyobokamana rya mbere ryari rikomeye, ariko ubu hari uduce twishi twavuga ko ari amatsinda atandukanye. Amakimbirane ntari mu Bayahudi gusa, ahubwo no mu Barabu, kandi hari utundi dutsinda tugaragara mu Bayahudi b'Abisiraheli. Ubushakashatsi bwakozwe kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu ntangiriro z'umwaka wa 2015 babukoreye ku bantu 5,000. Israheli y'Abayahudi barihuje cyane kandi bakeneye kuhaba kuko ubutaka bwabo bwasezeranijwe. Abantu 8 mu 10 abyo bingana na 81% b'urubyiruko muri Israheli nibo bari mu idini rya Kiyuda, naho Abarabu na Isilamu ni 14%. Abakristo ni 2% cyangwa Druze 2%. Aya matsinda manini ubona ko yitandukanije uko babaho ku buryo nta gushaka uva mu dini rimwe ujya mu rindi. Reka dusoreze kuri ibi. Ni ibintu bigera kuri 11 wamenya kuri Israheli bitangaje. Iki gihugu cyatangije tekinoloji ikomeye kandi gifite ikibuga cy'indege gikomeye kandi kirinzwe cyane ku isi. Iki gihugu gifite ibintu byinshi bitangaje, dore ko amateka agaragaza ko ari cyo gihugu cyatoranijwe n'Imana kandi niho Yezu cyangwa se Yesu yavukiye. Rumvikana ko cyakira ba mukerarugendo benshi. Iki gihugu kizwiho guhanga udushya dutandukanye. Ku rwego tundi twavuze, icyambere ni uko ururimi bakoresha ni Igiheburayo n'Icyarabu n'izindi harimo n'Icyongereza. Israheli nicyo gihugu giha abana uburenganzira ku isi. Ahantu henshi mu gihe usanga abana bajyanwa ku ishuri bafashwe ukuboko, muri iki gihugu ariko siko bimeze. Iki gihugu cya Israheli usanga abana bijyana ku ishuri, uhura n'abana mu nzira ari bonyine, ndetse ukabona bitegera amabisi agiye ku ishuri cyangwa se ahandi hantu. Iki gihugu kandi umusirikare wacyo igihe ari mu kiruhuko ategetswe gutwara imbunda ahagaragara. Ntabwo ayihisha mu myenda cyangwa ngo ayisige, ahubwo ayitwara ku buryo umuntu wese ayibona. Usanga rwose abantu bahura nawe ku buryo bidasaba gukeka ko umuntu ari umusirikare cyangwa atari we. Umusirikare yambara bisanzwe, si ngombwa kuba yambaye uniform, ahubwo yambara bisanzwe ariko agatwara iyo mbunda ahantu hagaragara. Ikindi wamenya ni uko ahantu henshi hahagarara bisi usanga hari amasomero. Muri iki gihugu hasanga ibitabo byinshi. Ushobora kwibaza nawe buri somero riba rifite uwandika utwaye igitabo, ariko ikintu gitangaje ni uko umuntu agitwara kandi akazakigarura abibwirijwe n'umutima we nama. Ku bantu bakunda wifi muri iki gihugu ni igisubizo. Ikindi twavuga, umutima w'umuntu wa mbere wakozwe n'abantu wakorewe muri Israheli mu mujyi wa Tel Aviv. Muri kino gihugu cya Israheli kugira ngo ube umunyamideli cyangwa wamamaze uri umukobwa bisaba kuba ufite body mass index ya 18.5. Abantu benshi muri iki gihugu batunze imbwa nyinshi. Inyoni zirenga 1 miliyari ziguruka muri iki kirere cya Israheli mu mwaka. Babaka ari paradizo y'inyoni. Ikibuga cy'indege cyo muri iki gihugu cya Israheli cyitwa Ben Gurion, nicyo gifite umutekano ukomeye cyane ku isi. Ba mukerarugendo batungurwa n'injangwe usangwa mu mihanda yose, kandi ubusanzwe ahantu henshi zikunze kuba ziri mu rugo. Imyenda y'imbere y'abagabo myinshi icururizwa muri Israheli iba yanditsweho ngo ndi Umuyahudi. Bisuzume, I'm Jewish, wanna check. Uyu niwo musozo w'ikiganiro twe twabateguriye. Turabashimiye. Umugisha n'amahoro bibane namwe. Ndi Jean Bosco Niyoneza. Ushobora gusura imbuga twakoresheje tumwe dutegura, harimo byinshi cyane. Muri zo harimo Igihe, Inyarwanda, Shalom Flonidi, Pew Research, Israel, BBC, Radio Yacu, Voix, World.joie.org. Turabashimiye. Amahoro abane namwe.